Muraho, Imana ibarinde, nizere ko mukomeje kumera neza. Nk'uko mubimenyereye, iyi ni Case Empire TV. Tugeze muri wa mwanya wo kubasobanurira zimwe mu nzozi muba mwarose. Nk'uko umukunzi wacu yabitwandikiye akanabidusaba, tugiye kubasobanurira ibijyanye n'inzozi yari yatubajije. Yari yatubajije ati: mwansobanuriye inzozi yo kurota wiruka ahantu hakaza umwijima ugakomeza kwiruka hatabona, ukaza kugera ahabona wari utangiye kunanirwa, ariko uri kumwe n'umuntu utazi neza. Dore rero bimwe mu bisobanuro biranga ino nzozi yari yatubajije. Mu nzozi ibikorwa byo kwiruka bishobora kugira ubusobanuro butandukanye bitewe n'ibindi bintu bigaragara mu nzozi zawe. Dore bimwe mu bisobanuro bishobora gusobanurira imwe muri iriya nzozi yari yatubajije. Inzozi ya mbere irasobanura ngo guhunga ibibazo. Kwiruka ahantu mu mwijima bishobora gusobanura ko hari ibibazo cyangwa ibyiyumvo wanga kwitaho mu buzima bwawe. Ugerageza kubihunga ariko bigakomeza kugutera ubwoba. Yego, iyo niyo nzozi ya mbere isobanura bimwe mu bibazo bijyanye n'iriya nzozi yari yatubajije. Iya kabiri ni ukwitakariza icyizere. Umwijima ushobora guhagararira ibihe by'umwijima mu buzima bwawe, aho wumva utizeye ejo hazaza cyangwa udafite umwanzuro uhamye. Yego, udafite umwanzuro uhamye ku buzima bwawe. Inzozi ya gatatu iragira iti: kunanirwa no kudacika intege. Kugera aho watangiriye warananijwe bishobora gusobanura ko hari ibintu bigusaba imbaraga nyinshi ariko bikakunaniza, cyane cyane niba udafite ibibazo bifatika. Inzozi ya kane ari nayo ya nyuma nabasobanuriye ijyanye no kurota wiruka mu mwijima ukaza kugera ahabona wari utangiye kunanirwa ariko uri kumwe n'undi muntu utanazi neza. Uyu munsi nanabateguriye inzozi enye gusa. Ku kindi kiganiro kijyanye no kurota wiruka, izindi nzozi nari nazishyize kuri YouTube channel ziriho, nanashyizeho ndakeka uburyo bugera mu 10. Inzozi ya kane iravuga iti: umuntu utazi neza. Ibi bishobora kuba byasobanura kuba wari kumwe n'umuntu utazi. Bishobora gusobanura ko hari abantu cyangwa ibitekerezo utaramenya neza, bikaba bigira uruhare mu bibazo byawe. Bishobora no kumvikanisha ko hari ibice bimwe by'ubuzima bwawe utari kumva neza. Iyo niyo nzozi ya nyuma nabasobanuriye. Nk'uko nabibabwiye, buriya kurota hari igihe biba bifite ibisobanuro ariko hari n'igihe turota ibintu tuba twiriwemo. Wenda mbahereze nk'umwanzuro w'iyi nzozi. Umwanzuro w'iyi nzozi: inzozi zishobora kuba igihamya cy'ibibazo biri mu buzima bwawe, ibyo uhunga cyangwa guhangayika. Ni byiza kwibaza niba hari ikibazo gikomeye kiguhangayikishije no kugishakira ibisubizo aho kugihunga. Ndabashimiye rero mwebwe mwakoze subscribe hano kuri Case Empire, namwe mukomeje gukanda subscribe. Ubu twabanaga muri iki kiganiro nabateguriye, ndetse nshimira n'umukunzi wacu wari wadusabye ko twamukorera kuri iki kintu, kuri izi nzozi, abaza ati: mwansobanuriye inzozi yo kurota wiruka ahantu hakaza umwijima ugakomeza wiruka hatabona, ukaza kugera ahabona wari utangiye kunanirwa uri kumwe n'umuntu utazi neza. Ndagushimiye. Jye nari Cassier, iyi ni Case Empire. Komeza ubane natwe. Ciao ciao, bye bye.